muri ekipe ya Rayon Sport. Amakuru avuyeyo meza aka kanya nuko perezida wa Rayon Sport Tadeyo yamaze kuvugana kuri telefoni na Paul Muvunyi. Ibintu bitatu ndaza kugarukaho mu kiganiro, ariko ibi bintu bitatu biraza gusiga amakuru meza muri ekipe ya Rayon Sport, n'ibibazo birimo biraza gukemukira kuri ibi bintu bitatu baganiriye kuri telefoni. Ese bavuganye ryari, bimeze bite? Ikindi ndaza kugarukaho Nsabimana Aimable, ndaza kumugarukaho ku kindi gice. Nsabimana Aimable nawe kuba yaje mu myitozo ntago bisobanuye ko bamuhaye welcome cyangwa se yaje mu myitozo araza gutangira imyitozo. Ikindi ndaza kugarukaho muri Rayon Sport, ndakubwira ko umutoza Famya Lutifi yatangiye guhindura abakinyi areba ko yanoza ekipe azakoresha. Ngira ngo ni amakuru meza cyane mu myitozo yabaye ku munsi w'ejo, ndetse n'imyitozo iraza kuba uyu munsi. Haraza kubamo impinduka mu myitozo, areba ekipe ya mbere, abakinyi benshi araza gukura muri ekipe ya kabiri abazana muri ekipe ya mbere, nyuma yuko arebye umukino wa Muhazi United. Ekipe ya mbere nyuma yuko yabonye ko yitwaye nabi, hari abakinyi bakinye muri ekipe ya kabiri batsinze ibitego bitatu, baraza kumanuka muri ekipe ya mbere, ndetse no ku munsi w'ejo niko byagenze. Wenda tuza kureba abakinyi bavuye muri ekipe ya kabiri baza muri ekipe ya mbere ku munsi w'ejo hashije ariho ku wa kabiri. So ngira ngo ngiye kubinyuramo, ariko ikintu wenda gikomeye cyane nshaka kubwira abakunzi ba Sport ni Paul Muvunyi ndetse na Tadeyo. Nicyo kintu nshaka kubwira abakunzi ba Sport, wenda bakagira akantu kakizere gato, kugira ngo wenda umenye ko Rayon Sport byibuze ishobora kuza gusubira mu murongo vuba bidatinze, kugira ngo turebe ngo ese ubu buyobozi buraza guhuza neza wenda nyuma y'ibibazo byabaye ku munsi w'ejo ndetse n'uwo munsi wenda, ariko bavuganye kuri telefoni, ibintu byagenze neza cyane. So ngira ngo na bintu byo gutinda, icy'ingenzi ni uko wakanda like ndetse na subscribe. N'abakanda subscribe ndababwiye ngo muri abantu b'abakapo n'abatarayikanda, namwe mwabitekerezaho cyangwa se ni ibintu mukwiye gukora. So ngira ngo reka dutangire turebe ngo ese ku munsi w'ejo umutoza yakoresheje imyitozo gute. Ku munsi w'ejo umutoza wa Rayon Sport nyuma yo kwitegereza match bakinye na Muhanga, yarebye abona ekipe ya mbere yakinye nabi, ekipe ya kabiri ikina neza itsinda ibitego bitatu, bituma abakinyi bagera kuri 4 bamanuka muri ekipe ya mbere bavuye muri ekipe ya kabiri. Abakinyi bose bitwaye neza kuri iriya match ku munsi w'ejo muri deka bakoze muri ekipe ya mbere. Uti rero tactique abakinyi bamanutse bavuye muri ekipe ya kabiri waje muri ekipe ya mbere ni bande? Umutoza yafashe uwo bita Senmogo Ali amushira muri ekipe ya kabiri, ahita manura uwo bita Paplay aza muri ekipe ya mbere akina kuri wing back cyangwa se kuri kabiri. Afata uwo bita Safe amukura muri axe, ahita azana uwo bita Fabrice. Safe ahita ajya muri ekipe ya kabiri akina kuri gatandatu. Ahita afata uwitwa Tambwe Gurwari amushira muri ekipe ya kabiri, ahita azana uwo bita Richard Ndayishimiye, ahita aza muri ekipe ya mbere. Ahita afata Bigirimana Bedi, ahita aza muri ekipe ya mbere asimbura Mohamed Sheri. Ahita akora mediane ya Narindwe Mabure, Richard Ndayishimiye na Bigirimana Abedi. Niyo mediane yakinye ku munsi w'ejo, bagerageza no gukina neza byose. Abandi bakinyi bagiye basimbura, yafashe uwitwa Tony Sekituga asimbura Adamu Bakayoko, ndetse na Musore Prince ku munsi w'ejo nawe yakinye muri ekipe ya mbere, we yakinye yagumye muri ekipe ya mbere. Ariko urebye nizo mpinduka yakoze kugira ngo arebe nimba ikipe ibyibuze yagerageza gukina neza. Abakinyi bitwaye neza ku munsi w'ejo, Tony Sekituga yatsinze igitego ari muri ekipe ya kabiri, ahita aza muri ekipe ya mbere. Uwitwa Chancellor yatanze assist kuri Tony Sekituga atsinda igitego, ariko Chancellor yatsinze nawe igitego ku munsi w'ejo. N'uwitwa Shadrake muri ekipe ya mbere nawe yatsinze igitego. Ejo myitozo nuko yari ihagaze ku munsi w'ejo rwose, nuko imyitozo yari ihagaze mu nzove. N'uyu munsi niko biraza kugenda, abakinyi baraza kujya gute, abakinyi bitwara neza baraza kuza muri ekipe ya mbere ku myitozo iri kuri uyu munsi, niko bimeze.
So ngira ngo nuko imyitozo yari ihagaze. Reka tujye kuri iyi nkuru ya Nsabimana Aimable. Nsabimana Aimable rero yanditse message asaba perezida wa Sport ko yagaruka mu myitozo kugira ngo batazamuhana, bakamubwira bati ukwezi kwa karindwi wanze kwitabira akazi, bakamubwira bati naguhembwa. Umutoza Nsabimana Aimable rero kandi ashakaga no gukina muri Sport kugira ngo akine umwaka mwiza, wenda asabone equipe nziza muri sezo itaha. Kuri Nsabimana Aimable rero imyitozo ye abafana ba Sport mutagira ngo araza kujya mu kibuga akore kuri baro. Perezida wa Sport yamubwiye ngo uzajya mu kibuga ari uko twamaze kukubwira ko ugomba kujya mu kibuga. Kuba waza mu myitozo ntabwo bivuze ko ugomba kujya mu kibuga ugakora imyitozo ukora kuri baro nk'abandi bose, ugomba kumanza ukiruka. Igihe bazamubwira ko agomba kujya mu kibuga, nicyo gihe Nsabimana Aimable azajya mu kibuga. Ariko kuri ubu ngubu uyu munsi ashobora gukora imyitozo, yo kwiruka, n'ejo agakora imyitozo yo kwiruka no kuwakanga. Nyine bizasaba ko perezida wa Sport ari we utanga itegeko rivuga ngo najye mu kibuga, ajye gukora imyitozo, ajye muri defense, ajye gukora imyitozo nk'abandi bakinnyi. Ariko kuri ubu ngubu uyu munsi araza kwiruka rwose inyuma y'ikibuga. Ariko ikindi mwamenya abakunzi ba Sport nuko umutoza wa Sport arimo arashaka equipe agomba gukoresha sezo itaha. Icyo wamenya nuko kuri match ya Sport ifitanye na Gasogi United, umutoza azabanzamo abakinyi beza 11 bazakina na Yanga, 11 bazakina na APR kuri Super Coupe. Bidakwiye ko wenda abakinyi bazajya bigaragaza mu myitozo bashaka kuzajya bagira gute bagwanira umwanya, ariko umutoza agiye gutangira gukoresha 11 na test, agiye gutangira gukoresha 11 bazagira gute bazakina sezo itaha. Ngira ngo kuri Nsabimana Aimable ni ibyo ngibyo kuri Nsabimana Aimable. So kuri perezida Tadeyo na Paul Umuvunyi bagombaga kuvugana kuri telefone kugira ngo bagire ibintu bakemura. Ku munsi w'ejo hasirikiye inkuru zitandukanye, aha abaperezida wari wagiye kuri Radio 10 agatangaza amakuru atandukanye bitashimishije perezida Paul Umuvunyi. Ariko n'ibyabaye ku mugoroba iriya baruwa yasohotse rwose perezida Tadeyo nawe ntabwo yabyishimiye. Rero nk'abantu b'abagabo kugira ngo Sport itaza kuba yagira gute yahura n'ibibazo bitandukanye kubera ibibazo nk'ibi ngibi, bagakwiye kwicara bakabikemura kugira ngo nabakunzi ba Sport aho kugira ngo mwumva amakuru mabi ava muri equipe ya Sport, wenda havamo amakuru meza kandi ibintu biri ku murongo. Aba bagabo rero ni abantu b'abagabo bagomba kugira gute kumvikana, kubera ko icyo bahuriyeho bose no kuyobora equipe ya Sport. Kandi wenda bimwe mu byo baharanira no kugira ngo equipe ya Sport bigende neza, ndetse wenda n'insinzi izaboneke. Mu gitondo rero kwiza saa moya yamuhamagaye baganira ku ngingo nk'eshatu ziza kwibandwaho mu nama. Icya mbere bavuze bati reka duhamagare aba bagabo bose duhuriye mu kuyobora equipe ya Sport, haba abakomite ya board ndetse n'abakomite iyobora equipe ya Sport, bose bagahurira hamwe. Abitwa ba Gacinya, ba Paul, abo ngabo ba Prosper, abitwa ba Rwagacondo, bose bagomba kuza guhurira hamwe. Abagabo b'ingaga gusa bakahurira hamwe kugira ngo ikintu cya mbere bavuze baraza kuganiraho muri iyi nama. Ikintu ugomba kumenya, aka kanyenyeri bari gupfa cyangwa se batari kumvikana umunsi cyangwa n'igihe bashaka kuba bagashiriraho hanze, cyangwa se igihe bakaronshinga bakaba bagahereza abakunzi ba Sport, abashaka kugura imigabane bakaba bagura. Bari barumvikanye ko iki gikorwa kizatangira ku munsi wo kuwa mbere w'icyumweru tuzatangira. Kwa bari barumvikanye kuwa mbere w'icyumweru tuzatangira bari gushira iki gikorwa hanze. Perezida wa Sport ejo yarabomoye aravuga ati ntago byihutirwa, kandi bari barumvikanye ko bizatangira kuwa mbere. Abagabo rero bagombaga kuvugana, bavuze bati tuze kujya mu nama, ikintu cya mbere tugomba kumvikanaho ni ukuza kugira gute gushaka umunsi wa nyawo tugomba kugira gute
aka kanyenyeri tugomba kugashiraho hanze, akajya hanze. Nimba ibyaba byiza ari kugashira nyuma ya Rayon Day, nimba ibyiza ari kugashira mbere ya Rayon Day. Nicyo kintu, niyo ngingo ya mbere agomba kuganiraho. Ikindi bashobora no kuza kujya kuri ekipe, uko Rayon Sport niyo ibihatse byose, bakareba imitoreze y'umutoza Family TV, bakavuga bati system akina bishobora kuzatuma wenda tuzakina neza, cyangwa se bakaba baganiriza uwitwa Prosper wamuzanye akabwira umutoza nimba wenda yahindura system, cyangwa se nimba ari abandi bakinyi yahereza amahirwe. Ibyo nabyo bagomba kugira gute ko biganiraho. Ikindi bavuze bati nitugomeza gusamanyurana gutya, cyangwa se tukagomeza kuzana uyu mwuka muri equipe ya Sport, uyu mwuka nyine utari mwiza, biraza gutuma match dufitanye na Yanga Rayon Day ishobora kuzateza ikibazo, bigatuma itagenda neza mu gihe turi gutegura match ya Rayon Day. Reka tugire gute yageze tugarure umwuka mwiza muri Rayon Sport. Ibyo byo nk'abantu b'abagabo bamanje barabyemeranya, bavuga ati ibihe turimo n'ibintu turi gutegura, ibi bihe ntago ari byo byiza, cyangwa se ntago bikwiriye kuba muri Rayon Sport. Uyu mwuka ari we ukwiye kuba urimo, hagakwiye kuba hari ibindi bihamagarira abafana ba Sport gukanda akanyenyeri bagura amatike ajya ku stade. Bavuze bati uyu munsi niwo wa mbere na nyuma wo gukemura ibibazo byumvikanye ku munsi w'ejo, cyangwa se n'ibibazo by'aka kanyenyeri. Uyu munsi rero niwo wa nyuma wo gukemura ibi bibazo. So nyango abakunzi ba Sport, reka mbaseze mbabwire ngo nuko gahunda zifashe. Ubwiye inama iraza gusoza bamaze kureba ngo ese akanyenyeri kajya nyuma ya Rayon Day cyangwa se kakwigiye imbere ho gato. Nuko nguko gahunda ziteye muri Rayon Sport.